Ese wari uzi ko buri bara ry'ururenda ruva mu myanya yawe y'ibanga rufite igisobanuro cyarwo ndetse n'uburwayi urwo rurenda ruri gupurezentinga, cyangwa urwo rurenda ruri rwerekana uburwayi ufite mu myanya yawe myibarukiro mo imbere? Yes, ushobora kuba utabizi, ariko ururenda ni kimwe mu kimenyetso cyiza gishobora kukwereka ko ufite uburwayi mu myanya yawe y'imyibarukiro cyangwa mu myanya yawe y'ibanga, cyangwa nta burwayi ufite. Abantu benshi ntabwo babizi. Abantu benshi babona okay, uyu munsi yazanye urw'icyatsi, ejo rwabaye normal, rwabaye ururenda rusanzwe rwera rwererana, ejo rusa nkaho rumeze nk'amazi nta sura rufite, ejo rwahindutse, ariko umuntu ntamenye ngo ikimenyetso ururenda runaka, niba uzanye ururenda rw'amaraso rusobanura ibi, niba uzanye ururenda rusa umuhondo rusobanura ibi, niba uzanye ururenda rw'umutuku rusobanura ibi. Hari abantu benshi batabizi. So uyu munsi nagira ngo tuganire ku mabara y'ururenda n'ubusobanuro bwabyo, cyangwa se n'uburwayi cyangwa n'ikintu runaka bishobora kukwereka ko ufite muri nyababyeyi yawe cyangwa mu myanya yawe myibarukiro. Ibara rya mbere rero, ururenda rusa umweru cyangwa urwo bita white or milky. Uru ni ururenda rusanzwe, ni ururenda akenshi ni ururenda rusanzwe cyane cyane ruza mbere cyangwa nyuma y'imihango. Ku bantu batangiye kujya mu mihango barabibona. Uru ni ururenda rusanzwe, ururenda rusa umweru cyangwa ururenda rusa nk'amata. Urwo rurenda ni ururenda rusanzwe, ni ururenda ushobora kuba uri kwitegura kujya mu mihango rukaba rwaza, cyangwa se waba uri kuyivamo rukaba rwaza. Rero urwo ni ururenda rusanzwe. Urundi ururenda rutagira ibara, urwo bita clear. Hari ururenda rugira amabara, hari n'ururenda rutagira ibara. Uru ni ururenda ruza mbere ni ururenda rusanzwe ni ururenda rusanzwe cyane, igihe ruza cyane mu gihe cy'uburumbuke, muri ovulation cyangwa muri ovulation, biba bimeze nk'umweru w'igi cyangwa byoroshye. Yes, urwo rurenda ruba rumeze nk'umweru w'igi. Urabona igi utarateka, ariko uriya mweru w'igi inyuma, igi ribisi, niko ruba rusa nyine. Ruba nta shusho rufite, ruba ruri clear, nta shusho ruba rufite. Rero urwo rurenda ni ururenda rusanzwe ruza mu gihe cy'uburumbuke, mu gihe cya ovulation cyangwa mu gihe cya ovulation ku bavuga igifaransa. Rero irindi bara ry'ururenda ni ururenda rw'umuhondo, umuhondo woroshye cyangwa ibyo bita light yellow. Hari abo bitarabaho, ariko uru ni ururenda rusanzwe ku muntu udafite ikibazo nyine muri nyababyeyi. Uru ni ururenda rusanzwe. Uru rurenda rero kenshi ntabwo ari ikibazo niba nta mpumuro mbi, nyine ruba rudafite ikibazo iyo nta mpumuro mbi rufite. Ariko iyo rufite impumuro mbi, pay attention, aho ngaho ufite uburwayi. Rero iyo rudafite impumuro mbi, cyangwa rufite aho rudafite impumuro mbi, cyangwa hari ukuntu uzana ururenda rukaza rufite impumuro mbi, hari n'ukuntu uzana ururenda rukaza nta mpumuro, nyine ari ururenda rusanzwe, ari ururenda just ko ruri kuza ari ururenda. Ariko iyo ururenda rw'umuhondo ruje rufite impumuro mbi, ruba ruri kunotisa ko hari uburwayi cyangwa hari ikintu kitari kugenda neza mu myanya y'imyibarukiro. Ariko iyo nta mpumuro mbi, ni ururenda rusanzwe. Ikindi, iyo utari kumva ububabare, iyo nta bubabare buhari, urwo rurenda rw'umuhondo ni ururenda rusanzwe. Rero urwo narwo ni ibara rya gatatu abantu bagomba kumenya. Irindi bara rya kane ni umuhondo uremereye cyangwa umuhondo w'icyatsi. Ari umuhondo ujya gusa icyatsi cyangwa se umuhondo w'umuhondo cyane, ibyo bita yellow green. Urwo yellow green discharge mu cyongereza niko barwita urwo rurenda. Rero bishoboka kugaragaza ko ufite infection cyangwa infection, cyane cyane indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka trichomonas n'izindi. Urwo rurenda umuhondo uremereye cyane cyangwa umuhondo wenda kuba icyatsi, rukwereka ko ufite infection cyangwa urwaye trichomonas. Mubyumve neza, ururenda rw'umuhondo uremereye cyangwa se umuhondo ujya kuba icyatsi, icyo bita yellow green discharge, rukwereka ko ufite ikibazo, ushobora kuba ufite infection cyangwa urwaye trichomonas. Ikindi, ibara rya gatanu ni ibara ry'icyatsi kibisi, green discharge, ururenda rw'icyatsi kibisi, rwerekana ko ufite infection zikomeye cyane biherekejwe n'impumuro mbi. Iyo ufite impumuro mbi uri kuzana n'urwo rurenda,
ufite infection ya yindi y'igikatu nyine nawe ubyumve, ya yindi wirangayeho gato ishobora no kwangiza nyababyeyi cyangwa igasirikira no mu bindi bice by'imyanya myibarukiro yawe. Irindi bara rya gatandatu ni ibara rya grey cyangwa se nk'imvi, urabona nk'imvi z'umukecuru, sinzi ukuntu imvi z'umukecuru cyangwa umusaza, rirabara ry'ururenda. Iyo ufite rirabara ry'ururenda rero ry'uruyenzi, ubwo ni uruyenzi cyangwa se imvi, sinzi ukuntu mu kinyarwanda grey, sinzi ukuntu nayisobanura, ariko ni ibara ry'uruyenzi. Rero ririya bishobora kugaragaza ko ufite indwara yitwa bacterial vaginosis, akenshi ifite impumuro mbi imeze nk'iy'amafi. Remember this story? My little brother, he ever told me something about this. Then I was like, ntabwo bibaho. Nyine ko umuntu ashobora kugira impumuro nk'iy'amafi mu myanya myibarukiro ye. Umusaza wanjye muto ari kuntera iyo story, we asinze ahantu yumvishe ubwoko bw'uburwayi yabwumvise imbere yanjye, then ntabwo nabyizeye ko ibyo bintu bibaho. But one time twabonye umuntu nyine ubwo burwayi, then duhita tumenya ko nta nubwo yaranabizi ntabwo yaranabizi, ariko twese tumubwira tuti ni uburwayi, just know, go to the hospital then get a treatment. So rero niba ufite urwo rurenda rusa n'imvi cyangwa rw'uruyenzi, ukaba ufite n'impumuro mbi, ugomba kumenya ko impumuro mbi imeze nk'iy'amafi, akantu k'amafi ntukibagirwe. Ugomba kumenya ko ufite indwara yitwa bacterial vaginosis. Mu kinyarwanda sinzi ukuntu nayisobanura, ariko uba usanga buno burwayi buterwa na bagiteri ziba mu gitsina cy'umugore akenshi rero bigatera iyo mpumuro mbi nk'iy'amafi. Irindi bara rya karindwi ni ibara rya pink cyangwa umutuku woroshye. Akenshi biba nyuma y'imihango cyangwa mbere yayo. Hari igihe bishobora kuba implantation, bleeding, kuba watangiye gutwita. Kuno utwita ugasa nkaho ni nko gusa nkaho yiviriyeho mbese, ukaba utwite ariko ukagira uturaso nyine tugenda tuza. Wenda ufite nk'inda y'amezi 2, ukwezi, ariko nyine haracyaza twa turaso dusa umutuku utari umutuku cyane, ariko umutuku woroshye. Rero icyo gihe iyo mu rurenda, iyo wazanye ururenda rurimo nyine utwo tuntu tw'uturaso tworohereye cyangwa se utwo turaso tw'umutuku worohereye, icyo gihe bigaragaza ko nyine utwite. Wenda ushobora kuba utaragiye no kwipimisha, ariko iyo uri kuzana ururenda rumeze gutyo rw'umutuku worohereye, ugomba guhita umenya ko utwite, kandi inda yawe nyine ikiri mu mezi mato, ariko ugomba guhita umenya ko utwite. Ikindi, ibara rya 8 ni umuhondo uvanze n'amaraso. Aho ugomba kwitonda. Uyu muhondo uvanze n'amaraso akenshi ni amaraso asigaye nyuma y'imihango, ariko ntibibe kenshi. Iyo bibaye kenshi aba ari ikibazo. Iyo bibaye kenshi ufite ikibazo muri iterisi cyangwa mu zindi organe cyangwa mu yindi myanya myibarukiro, mu bindi bice by'imyanya myibarukiro yawe. Rero biba byiza ubimenye. Irindi bara ni umutuku ukomeye. Akenshi ni amaraso y'imihango yaba amaze nk'igihe cyangwa akanya. Akenshi nyine ni nk'amaraso y'imihango aba amaze nk'akanya. Hari ukuntu uzana mbere yo kujya nko mu mihango, urugero, hari ukuntu umaze kuzana ururenda rufite amaraso akomeye cyane. Rero iyo wagutangiye kubona urwo rurenda, iyo rutazanye n'impumuro mbi cyangwa n'uburibwe, ugomba kumenya ko nyine ugomba kujya mu mihango. Hari abantu for example nkanjye ntaratangira kumenya, ntaraba regular cyangwa regular, sinzi ukuntu regire ifaransa mu kinyarwanda, sinzi ukuntu nabyita. This was my sign. Like, I used to see and I felt like, okay, what is going on with my uterus? Ariko at the end of the day nabajije mama wanjye, arambwira ati ntabwo uramenya ibyo ari byo, wenda kujya down there, you were about to go there. So nacyo ni ikimenyetso. Ubwo niba ubona amaraso aremereye cyane, nturi mu gihe cy'imihango, ariko adafite umwuka mubi, adafite n'uburibwe, ugomba kumenya ko ubwo wenda kujya mu mihango. Ikindi ni ibara iryo ari ryo ryose rifite impumuro mbi cyangwa rifite uburibwe, rishobora kuguteza ibibazo. Ushobora kuba urwaye uburwayi runaka, ushobora kuba urwaye
ibintu runaka muri nyababyeyi yawe cyangwa mu myanya yawe myibarukiro. So rero kugira ngo ubimenye neza, biba byiza niba wumvise ufite impumuro mbi cyangwa ufite n'ububabare, iyo ufite urwo rurenda rudasanzwe cyangwa n'ururenda urwo ari rwo rwose, jya kwa muganga utangire ufata imiti hakiri kare. Bibutse ko ururenda, niyo uri umuntu ugiye gutangira kurwara amakanseri yo muri iterisi, amakanseri yo muri pelvic cyangwa cervix, ubwo ni ku nkondo y'umura, muri nyababyeyi, no mu ma oviduct, mu miyoborantanga na hehe hose, ururenda nirwo rukwereka mbere na mbere ko ufite ubwo burwayi. Hari ukuzana urwo rurenda rw'amaraso akomeye runuka kandi unababara, ushobora kubabara muri nyababyeyi cyangwa ubabara mu kiziba cy'inda kandi utagiye kujya mu mihango, tugiye uzihutire kwa muganga. So ndakeka musobanukiwe rero n'amabara y'ururenda n'icyo asobanuye. Niba wakunze ikiganiro, ukilikinge, commenting ikindi naza kuganizaho ubutaha, usharinge ku bandi bakobwa wenda bashobora kuba batabizi, then niba utarasubscribe